Bakristo bakundwa, dufite umunezero mwinshi cyane, dushimira Imana kubw'uburinzi bwayo bwabanye natwe imese itambutse ubuzima bwacu, kandi tukaba tugeze kuri iyi tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2020. Dushima Imana ndetse ikaba iduhaye umugisha wo guterana kwera. Turabakiriye rero mwebwe mwese Bakristo ba Paruwase ya Kanombe, inshuti zacu mukurikiranye n'ino teraniro mwese, Imana ibahe umugisha kandi mugubwe neza, mwisange muri iri teraniro, tubahaye ikaze. Munyemerere rero dutangire iteraniro ryacu ry'uyu munsi turirimbana indirimbo y'Ijana mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nkomeze nge niringira amaraso y'umukiza, nta wundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Iyo ngoswe n'umwijima niringira ubwo buntu bwe, mu byago no mu makuba ntagira ubwanzibukira. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Ntunganywa n'amaraso ye n'aya masezerano ye, naho napfusha ibyo mfite niwe musa niringira. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Maze icyo gihe azazira azasange mwiteguye, nambaye gukiranuka nta nenge nzaba ngifite. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Bakristo bavandimwe, twakire indamutso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwakire kandi mwishimire ubuntu n'imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu no ku Mwuka Wera. Amen. Bakristo bavandimwe, reka twinjire mu mwanya mwiza wo gusengera iteraniro ry'uyu munsi. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kubw'iki cyumweru cyiza waduhaye. Turagushimye Data mwiza kuko wabanye natwe muri iki cyumweru kirangiye, tukaba tugeze kuri uyu munsi turi bazima. Turagushimye Data mwiza kuko wabaye mu ruhande rwa buri wese, tukaba twongeye guhurira Mwami Imana imbere yawe, dushima izina ryawe kuko wabanye natwe ukatuba hafi. Mwami Imana, mu miryango yacu tukaba twarakomeje kugenda tubona ubwiza bwawe no gukomera kwawe. Uhabwe icyubahiro kandi ushyirwe juru. Mwami Imana yacu, turakuraritse kugira ngo aka kanya uzubane natwe muri iri teraniro, kandi Data mwiza ibigiye gukorerwa aha byose turagusabye kugira ngo Umwuka wawe wera abishyigikire mu bwoko bwawe. Kandi natwe Mwami Imana, abo watoranije gukora uyu murimo, turakuraritse kugira ngo ube mu ruhande rwacu. Turagukuraritse Data mwiza, ukomeze kwigaragaza, ukomeze kwihesha icyubahiro kuva dutangiye iteraniro, kandi Mwami Imana kugeza dushoje. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Reka twambaze izina ry'Imana dusoma Zaburi ya 27. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Naho ingabo
zabambiraga amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya, naho intambara yambaho no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azashyira hejuru ampagarike ku gitare. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe, mureke dufatanye kumva icyo Imana dutegeka kuri uyu munsi. Itegeko ry'Imana turarisanga mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice cya mbere. Dusome duhereye ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 11, twumva icyo Imana dutegeka kuri uyu munsi wa none. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, ikibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora mutyo, nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, ari we Mwami n'Umukiza wacu. Nyagasani Imana, uduha imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Amen. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Bavandimwe, dufatanye guca bugufi dusenga Imana, twisaba kutubabarira no kudutunganya, itwezaho ibyaha byacu twakoze mu minsi itambutse. Mana Data, Mwami Imana kandi Imana yera ikiranuka, turagushimye cyane kandi turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana ihoraho, tugushimiye kuri Imana y'imbabazi,
tugushimiye kuri Imana y'ubuntu busaga, izina ryawe nirishimwe. Mwami Imana yacu, uyu mwanya twumvise icyo dushakaho kuri uyu munsi wa none, ko dukwiriye guhora tuzirikana guhamagarwa kwacu no gutoranywa kwacu, kandi bikaba muri twebwe bigwiriye rwose. Birashoboka ko mu minsi itambutse ubuzima bwacu, Mwami Imana yacu, twirengagije guhamagarwa kwacu. Data wa twese mwiza, tutagendeye Mwami Imana yacu mu ngeso zikwiye kuturanga nk'abakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu uyu mwanya tuje imbere yawe kugira ngo Data wa twese mwiza utwejeshe amaraso wavuye igorogota, kandi Imana yera, Mana ikiranuka, uyu mwanya utubereho kwiyunga nawe, ukureho icyaha n'igisa nacyo kuri twebwe mu izina rya Yesu. Uri Imana y'imbabazi rero, natwe turakwiringiye kutubabariye kandi wongeye kutugira ibyaremwe bishya, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Bavandimwe, dutekereze ku mbabazi z'Imana. Iyo twicujije ibyaha tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi, abihannye ibyaha twese. Ubuntu nibwo bwadukijije kuko twizeye. Ibyo ntago byavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Mwana wanjye humura, kwizera kwawe kuragukijije, nanjye singuciriyeho iteka, genda ntuzongere gukora icyaha, amen. Bakristo bavandimwe, tugeze mu mwanya mwiza wo gusenga, dusengera kumva ijambo ry'Imana. Reka dusenga Imana. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kubw'ubuntu n'imbabazi byawe utugirira umunsi ku wundi. Turagushimye Data mwiza kuko ariwe waturaritse kugira ngo tuze mu nzu yawe kumva icyo waduteguriye uyu munsi. Mwami Imana yacu, turasenze kugira ngo uyu mwanya utegure imitima y'ubwoko bwawe, utegure Mwami Imana abagiye kumva iri jambo, utegure kandi Data mwiza n'ugiye kuvuga ijambo ryawe kugira ngo abe igikoresho cyawe unyuzamo ubushake bwawe. Data mwiza, turakuraritse kugira ngo uzubane na buri wese ukurikira iri jambo mu miryango yacu, kugira ngo Data mwiza akomeze kumva, akomeje kubakika no kuba imbere yawe no kuba mu mwanya mwiza wo gukomeza gusabana nawe. Urakoze kandi Data mwiza, ndetse n'ahandi ubutumwa buzagera Mwami Imana,
hose turasenze kugira ngo imitima y'ubwoko bwawe izakomeze kubakika neza, mwami Imana, binyuze muri iri jambo. Urakoze data mwiza, urakoze Mana igira neza, byose tubisabye twizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Gutegeka kwa kabiri, igice cya 31, umurongo wa mbere tugeze kwa 8. Turaza kongera gusoma nanone ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 14, umurongo wa 18 tugeze 21. Reka dusome mu Gutegeka kwa kabiri, igice cya 31, umurongo wa mbere tugeze kwa 8. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mose arongera abwira Abisirayeli bose aya magambo, arababwira ati: uyu munsi maze imyaka 120 mvutse, singishobora gutambagira, ndetse Uwiteka yarambwiye ati: ntuzambuka Yorodani iyi. Uwiteka Imana yanyu ubwayo izambuka ibagiye imbere, irimbure ayo mahanga abari imbere, uyahindure. Yesuwa niwe uzambuka abagiye imbere nk'uko Uwiteka yavuze, kandi Uwiteka azayagirira nk'uko yagiriye Sihoni na Ogi, abami b'Abamori n'ibihugu byabo, abo yarimbuye. Uwiteka azayabagabiza, namwe muzayagirire ibyo n'abategetse byose. Mukomere, mushikame, ntimubatinye, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga, ntizaguhana. Mose ahamagara Yosuwa, amubwirira imbere y'Abisirayeli bose ati: komera ushikame, kuko uzajyana n'abantu mu gihugu Uwiteka yarahiriye ba sogokuruza ko azabaha, nawe uzakibahesha ho gakondo. Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana. Ntutinye, ntukuke umutima. Reka dukomeze dusome no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 14, umurongo wa 18 tugeze ku murongo wa 21. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri nge, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Bakristo bavandimwe, mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, muri kumwe natwe muri iri teraniro, ndabakiriye mwebwe mwese muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ngiye tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nitwa Angelique Mukankumburwa, ni umupasiteri mu itorero Presbyterienne mu Rwanda, muri Presbyteri ya Kigali. Hanyuma muri iki gihe ndi gukorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Kanombe. Nshimye Imana ko impaye umwanya wo kugira ngo nganire namwe ku ijambo ryayo, kandi bamaze kuridusomera, badusomeye neza. Amagambo rero badusomeye nifuje ko tuyaganiraho tugendeye ku ntego igira iti: komera, kuko isezerano ry'Imana ku bantu bayo rirakomeje. Bavandimwe, iyi minsi turimo ni iminsi igoye, ni iminsi iruhije, ni iminsi abantu bari gutekereza cyane bitewe n'ibihe abantu barimo, cyane cyane muri iki gihe abantu batari kubasha guterana kandi bari basanzwe baterana, abantu batari kubasha gusurana kandi bari basanzwe basurana, aho umuntu wese
ari iwe mu miryango, kugira ngo turusheho kwirinda icyorezo cyateye isi ndetse n'igihugu cyacu, bityo bikaba bituma abantu batari kubasha guterana. Ibyo bikaba rimwe na rimwe bituma n'abantu bajya kure cyane. Niyo mpamvu nifuje ngo mwebwe tugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, abo twabanye mu iteraniro, tugendereye kuri iyi ntego ivuga ngo komera, kuko isezerano ry'Imana ku bantu bayo rirakomeje. Ijambo ry'Imana bamaze kudusomera ni amagambo Mose yabwiye ubwoko bwa Isiraheli nk'umuyobozi wabo abasezeraho. Igihe cye cyo gutandukana nabo cyari kigeze, umurimo we wo kubayobora mu rugendo rwo kujya mu gihugu cy'isezerano i Kanani wari urangiye. Bene data, ubu bwoko bwa Isiraheli bwari bufitanye isezerano n'Imana, kuko Imana igomba kubakura mu gihugu cya Egiputa, mu gihugu cy'uburetwa, kugira ngo bagere mu gihugu Kanani, mu gihugu cy'isezerano Imana yari yabasezeranije. Mose rero arabasezeraho. Mose uyu wabasezeragaho, Imana imuhamagara ngo ajye gukura ubu bwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa, yabanje kwanga, agaragaza impamvu z'uko adashoboye, ndetse naho abyemereye ibintu byagiye bimukomerera, ibintu biramugora, yagiye ahura n'imbogamizi zitandukanye kandi nyinshi. Ariko muri iri jambo ry'Imana turamubonamo nk'umuntu urangije umurimo yahamagariwe, umuntu usoje inshingano ze. Bene data, nubwo ibintu bikomera ndetse bikagorana, bigeraho bikagira iherezo. Mose yasezeye Abisiraheli mu gihe gikomeye ku Bisiraheli. Cyari igihe cyo gusohora kw'isezerano ryabo ryo kwinjira mu gihugu cy'i Kanani, ryo kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Byari igihe bari bagiye kugera muri icyo gihugu, ariko kandi bakanagihindura. Muri urwo rugamba rwo guhindura igihugu Imana yabasezeranije, bari bakeneye umuntu w'imbaraga, bari bakeneye umuntu nka Mose. Ariko igihe cye cyari cyarangiye nubwo bari bamukeneye. Muri kiriya gihe Mose niwe bari bahanze amaso nk'umuyobozi, cyangwa se nk'umuntu wabayoboye mu gihe cyose, mu gihe kirekire bagenze bazenguruka mu butayu. Benshi bari bafite ubwoba bw'igihugu bagiye kujyamo, kuko bumvaga ko bizabagora, bikabagora kugihindura. Mose rero arabasezeraho, abasezera mu gihe gisa nk'icyo, mu gihe babona ko bigoye. Mu buzima busanzwe, iyo abantu bahuye n'ibibazo cyangwa hari ibyo bashaka gukora, abantu benshi biyambaza inararibonye, biyambaza abantu bafite ubumenyi ku byo bashaka gukora, biyambaza kandi abayobozi babo ndetse n'ababyeyi babo aho bishoboka. Ku Bisiraheli nta wundi muntu bagombaga kwiyambaza utari Mose. Niwe wari umenyereye urugamba, niwe wari umenyereye urwo rugendo ndetse no kubayobora. Ariko yari amaze kubasezeraho, ababwira ko batazambukana Yorodani ngo bajyane mu gihugu cy'isezerano nk'uko Imana yari yarabitegetse. Mu gitabo cyo Kubara igice cya 20 umurongo wa 1 kugera ku wa 13 dusangamo inkuru itubwira ukuntu Imana yabwiye Mose ko atazambuka Yorodani. Ariko mu gusezera kwa Mose yabwiye Abisiraheli amagambo akomeye. Yababwiye ko mu rugendo Uwiteka azabajya imbere, akarimbura amahanga abari imbere, ndetse akahindura n'icyo gihugu bari bagiyemo. Yabahaye kandi umusimbura we Yosuwa, ababwira ko ari we ugomba kubayobora. Ku Bisiraheli nubwo Mose agiye, ariko Imana irahari. Nubwo Mose abasezeyeho, ariko Imana iri kumwe nabo. Imana niyo muyobozi wabo mukuru, ntago muyobozi wabo mukuru yari Mose. Muyobozi mukuru wari uyoboye Mose ni Imana, kandi Imana yahagurukije Yosuwa kugira ngo abayobore. Izina Yosuwa mu Giheburayo risobanura ngo umukiza. Umukiza rero yarabonetse kugira ngo abayobore, abageze mu gihugu cy'isezerano. Hari igihe abantu tugera mu bibazo, inzira zose zo kugisohokamo tukabona zirafunze, tukabona nta mahirwe ahari, ntawo kudufasha uhari. Ariko Imana ishimwe ko yo itajya ibura igisubizo, ihora ibereye maso abantu bayo, kandi yiteguye kubafasha no mu bibazo byabo.
niyo mpamvu bavandimwe tugira tuti dukomere, kuko isezerano ry'Imana ku bantu bayo rirakomeje. Mose kandi aributsa Abisiraheli ibyo Imana yabakoreye mu rugendo rwose banyuzemo, uko Imana yabatsindiye ababisha babo, uko Imana yagiye ibarwanirira ibwanya amahanga yashakaga kubavutsa ubuzima, kubavutsa kugera muri icyo gihugu, uko Imana yabarwaniriye ikabarengera. Mose arabibutsa ko Imana ariyo yabatsindiye, arababwira ko iyo Mana yabatsindiye urugamba rukomeye, iyo Mana yagendanye nabo ikabatsindira abami b'Abamori, ikabatsindira Hogi, ikabatsindira Sihoni. Iyo Mana ntaho yagiye kandi ntago yabaretse, ahubwo yiteguye kubana nabo ikabarinda. Arabibutsa ibyo Imana yakoze byose mu rugendo rwabo rwose. Mose arababwira ati nimukomere, ntimubakukire umutima, Imana yanyu niyo izabajya imbere. Mose arabakomeza, arabahumuriza, arabasaba gukomera mu rugendo ngo ntibakuke umutima. Bavandimwe, muri uru rugendo bagombaga gukoramo umurimo ukomeye wo guhindura igihugu bari bagiye kwinjiramo cy'i Kanani. Bagombaga kandi kurwana intambara ikomeye, kuko icyo gihugu nacyo cyari gituwe. Bagombaga rero kurwana intambara ikomeye kugira ngo bakinjiremo kandi bagihindure, bagikuremo imana z'abanyamahanga, ahubwo bagihindure igihugu cyiza, igihugu gituye mu bwoko bw'Imana. Ariko Uwiteka abari imbere, nubwo babona urugendo rugiye kuba ruremereye, aravuga ngo Imana iri kumwe nabo. Niko Mose yababwiye. Uwiteka abari imbere, arabayoboye, bayobowe n'Imana ikomeye. Haleluya. Mwene data, muri uru rugendo rw'ubuzima muri iyi si, mu rugendo rugana mu ijuru, tugenda duhura na byinshi biduca intege, bikadusubiza inyuma, bikaduhangayikisha, tukumva ubuzima burahagaze ndetse tukumva turihebye. Ariko Imana yabanye nawe ikakurinda mu bihe wanyuzemo byari bikomeye, byari bikomeye, wabonaga bikubujije umunezero, bikubujije gukomeza. Na n'uyu munsi iyo Mana irakora, na n'uyu munsi yiteguye kugendana nawe ndetse no kugutsindishiriza. Mose aributsa Abisiraheli urugendo rurerure bagenze, kandi akababwira ko Imana ariyo yabatsindishirije kugira ngo bibatere gukomera, bakomere ku isezerano, kuko igihugu bajyagamo n'igihugu bari barasezeranijwe. Uwiteka yiteguye kukujya imbere nawe mu bibazo byawe, yiteguye kubana nawe, ntabwo yagusiga kandi ntabwo yaguhana. Ntutinye kandi ntukuke umutima. Uwiteka Imana ishoboye byose kandi iri kumwe nawe kugira ngo isohoze ibyo yasezeranye nawe, kugira ngo isohoze urugendo rw'ubuzima yasezeranye nawe. Mose ari kuvugana n'abantu azi neza, abantu asobanukiwe, abantu azi intege nke zabo ndetse azi n'uko bitwara, abantu azi uburyo bagira ubwoba, abantu azi uburyo binangira imitima, abantu azi uburyo bivovotera Imana iyo bageze mu gihe cy'urugamba, iyo bageze mu bihe bikomeye. Niyo mpamvu abakomeza, niyo mpamvu abibutsa ko urugendo barimo rwatangijwe n'Imana, niyo mpamvu abibutsa gutekereza ibyo Imana yakoze, kugira ngo babone yuko Imana yakoze ibyo ngibyo n'ibindi izabikora kandi iri kumwe nabo. Akababwira ko rero Imana izabajya imbere. Arabibutsa kandi ko igihugu bari kujyamo bagisezeranijwe n'Imana. Mose arabwira Abisiraheli, abibutsa ko Uwiteka ari Imana yabo kandi ari umukiza wabo, kandi igihugu bajyamo bagifiteho isezerano, ari isezerano Imana yabasezeranije. Mwene data, uyu munsi ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, ushobora kuba wihebye, ushobora kuba ubona ubuzima bukugoye, ushobora kuba ubona nta gisubizo, nta nzira, ntaho kunyura, ukabona urugamba rurakomeye. Imana irakwibutsa ko iri kumwe nawe. Imana iragukomeza kandi iravuga ngo ntabwo iteze kukureka. Nubwo bikomeye, nubwo ubona biruhije, Imana ikomeje isezerano ryayo mu buzima bwawe. Komera, kuko isezerano ry'Imana kuri wowe, ku bantu bayo, rirakomeje. Imana ntihinduka ndetse ntabwo yivuguruza. Komera kandi ukomeze kuyizera. Biragoye koko muri iki gihe kubwira abantu amagambo nk'aya, mu gihe abantu bari kugerwaho n'indwara z'ibyorezo, mu gihe
abantu bari guhura n'inzara, mu gihe abantu hari kugenda badindira mu mishinga yabo bamwe na bamwe, ni mu gihe abantu bashaka kumva aya magambo atari ayabo kubera ko babona ko ubuzima bukomeye. Ariko bene data, ndagira ngo mbibutse ko Imana iri kumwe natwe. Nubwo ubuzima butoroshye, nubwo tubona ko hari ibintu byinshi biri kudindira, ariko Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe n'abatuye isi yose, kuko ubuzima ni isezerano Imana yadusezeranyije, bityo irabuduha kandi iri mu ruhande rwacu. Niyo mpamvu dukwiriye gukomera. Imana iri kumwe natwe, Imana yiteguye kudutsindishiriza ibiduhangayikishije. Imana niyo muyobozi wacu kandi yiteguye kutujya imbere, yiteguye kujyana nawe, yiteguye kubana nawe mu bihe byose, kandi Imana yiteguye kubigusohoramo ibikugoye. Witinya, komera kandi uyihanga amaso, yiteguye kubana nawe. Ntabwo yakuretse, ntabwo Imana yigeze ikureka, ntabwo Imana yigeze igutererana, ahubwo igihe cyayo ntikiragera, ariko kandi nikigera uzagera ku isezerano nk'uko yabigusezeranije. Isezerano ryo kujyana Abisiraheli mu gihugu cy'i Kanani ryari rimaze igihe kirekire, ryari rimaze igihe kitari gito, ni igihe kirekire, ariko Imana yararisohoje. Ryari rimaze igihe abantu badashobora kwihanganira bamwe na bamwe, ariko Imana yagiye irisohoza. Gutinda kw'isezerano Imana yaguhaye ntibivuga ko Imana yari inaniwe, ntibivuga ko Imana yakuretse, kandi ntibivuga ko ritazasohora, ahubwo igihe cy'Imana kiragera, kandi iyo kigeze rirasohora. Imana yacu ishimwe cyane. Mwene data, birashoboka ko uri gutinda mu bibazo, birashoboka ko utinze mu kigeragezo, ariko kuba ugitinzemo, kuba utinze mu bibazo, ntabwo bivuze ko Imana itakwitayeho, ahubwo Imana iba iri kukuremera amashimwe, iba iri kukuremera ubuhamya. Mwene data, ubuzima burakugoye, ubuzima buragukomereye, ubuzima butari kugenda nk'uko bwagombaga kugenda, nk'uko ubyifuza. Urabona urugendo rw'ubuzima rubaye rurerure, ikigeragezo kimaranye igihe kitari gitoya, ibikurwanya bibaye byinshi, ariko uyu munsi Imana iravugana nawe, iravugana nawe ukurikira iteraniro ngo komera, ntukuke umutima, kandi iri kumwe nawe, ntabwo yakureka, ntiyagutererana. Komera, kuko isezerano ry'Imana irakomeje ku bantu bayo. Amagambo badusomeye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cya 14 umurongo wa 18 kugera kwa 21, ni ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be ubwo yiteguraga gupfa, agahambwa ndetse akazuka, kandi akazagira n'igihe cyo gusubira mu ijuru. Muri iki gice abigishwa bari bafite agahinda, Yesu avugana nabo bari bafite nimba, ntabwo bumvaga ibigiye kubabaho, ndetse yabibabwiraga mu marenga ntibabashe kubisobanukirwa. Nabo ku ruhande rwabo bibazaga ibigiye kubabaho, bakumva ntabwo babisobanukiwe, kuko bamwe bari barasize amazu yabo, barasize imiryango yabo kubwo gukurikira Yesu, kandi nta bushobozi bari bafite bwo gutunga imiryango no kubabeshaho. Bumvaga kandi nta mutekano bafite w'ubuzima bwabo mu gihe kiri imbere, kandi bibazaga niba umurimo Yesu yabatoreye, yabahamagariye, niba uzakomeza nyuma yo gutandukana nawe. Bavandimwe, gutandukana n'inshuti yawe biragora, gutandukana n'uwo wakundaga ntibijya byoroha. Noneho iyo bibaye ko wari usanzwe akumenya, akwitaho, mufatanya mu buzima bwa buri munsi, agufasha, birakomera kurushaho. Iyo ibyacu tubibuze kubera impamvu zitandukanye, impanuka ndetse no kubera umugambi w'Imana, kubyakira nabyo biradushegesha. Ikintu gikomeye Yesu yabwiye ababigishwa muri ako gahinda kabo, yababwiye ko abasigiye isezerano. Inshuti yawe hari igihe gusiga ikagenda pe, ikakureka, ariko Imana ishimwe yuko Yesu atagenda nk'abantu, ahubwo adusigira isezerano. Yabwiye abigishwa be ko atazabasiga nk'ipfubyi, ahubwo aho bari azagendana nabo, azabana nabo, atazabasiga, ahubwo ngo azahorana nabo ibihe byose. Bene data, ndagira ngo mbibutse ko Yesu Kristo yadusigiye umwuka wera, yadusigiye umujyanama wacu utajya udutererana mu bihe amakuba yatuguyeho
cyangwa se mu bihe ibyago byatuguye hejuru, mu gihe ibyorezo nk'ibi tubona byaje, iyo twabuze icyo gukora, umwuka wera aratuyobora. Iyo imitima yacu yacitse intege, umwuka wera atwongerera imbaraga. Iyo abantu babuze ibyo batubwira mu bibazo byacu, Yesu Kristo umwuka wera aradukomeza. Yesu abana nawe, niyo twageze mu gicucu cy'urupfu, Yesu aradutabara kandi akadukiza. Yesu nawe ubwe yarazi neza uburyo ubuzima bwo kuba imfubyi ari uburyo bugorana, uburyo buruhije. Yesu yarabisobanukiwe, kuko imfubyi ntigira uwibwira ibyayo, ibiyibabaje ntabwo igira uwibwira, ntigira uwibwira umunezero wayo, ntawe iba ifite wo kuyitaho. Ariko Yesu Kristo ashimwe ko ntawa mwizeye uba muri ubwo buzima, agendana natwe, aratuyobora ndetse adushyigikira mu buzima bwacu bwose. Ntabwo kandi ashobora kudusiga nk'imfubyi, ahubwo ari kumwe natwe kugira ngo adufashe mu kigeragezo cyose waba urimo, cyangwa se ikigero waba urimo cy'ubupfubyi, aho uri guhura n'ibibazo bitandukanye, ushaka kugira imibereho myiza kandi ukabona nta nzira, nta bufasha. Yesu Kristo arahari ngo akugirire neza mwene data. Bavandimwe, ibyaba biri kukubaho byose biruhije ubuzima bwawe, Yesu ari kumwe nawe. Ni umufasha utajya ubura kuboneka mu byago no mu makuba. Ari kumwe nawe kandi yiteguye kugutambutsa kugira ngo ukomeze kugubwa neza. Imana iri kumwe nawe. Bavandimwe, Imana itwuzuza umwuka wera kugira ngo umwuka wera tubere umwigisha mukuru, umwuka wera tubere umujyanama ndetse n'umuyobozi. Reka kandi umwuka wera atwuzuza impano yo kwizera, impano yo gukomera muri ibi bihe, ndetse no gukomeza urugendo twatangiye rwo kujya mu gihugu cyo mu ijuru, urugendo rw'ubuzima bwacu. Imana ikomeze igendane natwe kandi n'ibyo Imana yadusezeranyije rwose. Umwuka wera naduha ubwenge, umwuka wera nadusobanurira iby'ibi bihe turimo, ndetse no kumenya uko dukwiye kubyitwaramo nk'abakristo, kugira ngo dukomeze kwera no gukiranuka mu mikorere no mu bitekerezo byacu. Imana nikomeze kudukomeza, nikomeze kugendana natwe muri ibi bihe, kandi tuzirikane ko isezerano ryayo rikomeje ku bantu bayo, kandi yiteguye no kuturokora ibiduhiga n'ibishaka kutuvutsa ubuzima, kugira ngo isohoze isezerano yagiranye natwe, tubeho tuyishimira muri ibi bihe turimo. Imana ikomeze kuduha kwihangana no gukomeza, kandi iduha ubuzima n'imibereho myiza uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Dusenga Imana. Mana Data, Mana yera, Mana y'imbaraga, Mana y'ubutware n'ubushobozi, uyu munsi kuri iki cyumweru turagushimye. Tugushimiye ko wongeye kuvugana natwe, utubwira amagambo akomeye, watubwira ngo nidukomere, nidukomere, kandi tuzirikana ko isezerano ryawe rikomeje ku bantu bayo. Mana Data, mu izina rya Yesu, ubwoko bwa Isiraheli bwabonaga yuko ahari butazabasha kugera muri kiriya gihugu, ariko ushimwe yuko utajya wibagirwa isezerano wasezeranyije abantu bawe. Barakoze Mwami guhagurutsa Yosuwa kugira ngo asimbure Mose abashe kubageza muri kiriya gihugu. Kandi Data wa twese mwiza, uvugana n'abigishwa bawe, babwira ijambo rikomeye, bavuga ngo ntabwo uzabasiga nk'imfubyi, ngo ahubwo uzaboherereza umufasha. Mwami Imana yacu, abantu bafite ibibazo bitandukanye bigaragara nk'ubupfubyi, abantu bafite ibibazo bitandukanye Mwami Imana yacu bituma ubuzima budakomeza, ndabasengeye kugira ngo Nyagasani umwuka wawe wera babeho, kandi abongorera aya magambo ababwira ngo nibakomere, ntabwo wabataye, nta nubwo wabahana, ahubwo uri Imana yabo ibihe byose, kandi uzirikana isezerano wagiranye nabo. Urakoze Data wa twese mwiza, komeza kubana natwe no kutugirira neza, kandi no muri iki gihe isi yugarijwe n'ibibazo, komeze kugendana natwe, tuzirikana yuko ubuzima ari isezerano wadusezeranyije, bityo dukomere. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Umushumba arakoze kubw'ijambo ryiza amaze kutugezaho. Reka twakire ijambo tumaze kumva,
turirimba indirimbo y'197 mu ruhande rw'indirimbo zo gushimisha igice cya mbere. Uwishinze ku byasezeranijwe n'umukiza wacu abona amahoro, kandi aririmbishwa n'umunezero, kuko yizeye ibihoraho. Twiringiye ibyasezeranijwe na Yesu wacu, ntabwo yashobora guhemukira be. Bakristo bene data, reka dufatanye hamwe guhamya kwizera kw'abakristo. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, umwami wacu, wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana Se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ry'abakristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri, n'ubugingo budashira. Amen. Bakristo bene data, turagenda twegereza umwanya wo gusoza iteraniro ry'uyu munsi, ariko reka tubagezeho nanone n'iri tangazo rijyanye n'ibihe turimo, turushaho gukangurira abakristo bose ndetse n'abaturarwanda bose gukomeza kwirinda iki cyago cyugarije isi yacu ndetse n'igihugu cyacu, dufata ingamba zo kuguma mu rugo nk'uko leta yacu ibidukangurira, kandi turushaho no kugenda twubahiriza andi mabwiriza yose aturuka mu nzego za leta, iz'ubuzima ndetse n'iz'umutekano. Buri mukristo rero wese ndetse n'aho dutuye n'abanyarwanda twese dufatanyirize hamwe kugira ngo turusheho kurwanya no gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo cyugarije isi yacu ndetse kitaretse n'itorero ryacu. Murakoze, Imana ibagiriye neza kandi mukomeze kubaho neza muri ibi bihe bidasanzwe, muyobowe n'umwuka wera. Amen. Dusenga Imana. Mana Data wa twese, Mana yera kandi Mana ikiranuka, turakunezerewe cyane kandi turagushimye. Tugushimiye ko wabanye natwe kuva dutangira iteraniro tugeze ku musozo waryo turi bazima. Tugushimiye gahunda zose zabaye muri iri teraniro, izina ryawe nirishimwe. Mana nziza, Mana ikiranuka, dukomeje gusengera Mwami Mana yacu abatuye isi, dukomeje gusengera abanyarwanda, dukomeje gusengera abantu bose Mwami Mana yacu, kugira ngo ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bikomeze kutugota, biturinde kwandura iki cyorezo. Kandi dusabiye Mwami Mana abamaze kucyandura kugira ngo ubahe ubuzima, ubakize mu izina rya Yesu. Imiti bari gufata uyikoreshe kugira ngo babashe kongera kuba bazima. Kandi Data wa twese mwiza, niko dusengera abaganga kugira ngo ukomeze kubaha imbaraga, ukomeze kubaha ubuzima buzima mu izina rya Yesu, kandi ubarinde kwandura rwose mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bakomeze gufasha benshi. Kandi Mwami uramburire ikiganza cyawe gukiza abatuye isi, kuko uyu Mwami Mana yacu ubereye mwiza, bagutegereje bose, kandi ushoboye byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Kandi twabonye neza mu ijambo ryawe Data kutubwira ngo nidukomere, kuko isezerano ryawe ku bantu bawe rikomeje. Niyo mpamvu Mwami Mana tugusabye kugira ngo udukomeze muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe Mwami Mana byo kwiheba, muri ibi bihe Mwami Mana abantu bari guhungabanywa n'iki cyorezo
cyorezo muri ibi bihe mwami Imana abantu bagenda mwami Imana yacu babura ubuzima ku bw'iki cyorezo, kugira ngo mwami udukomeze tuzirikane yuko ubuzima ari isezerano wadusezeranyije data. Komeza kubana natwe, ukomeze kutugirira neza, uha umugisha ubuyobozi bw'igihugu cyacu mu izina rya Yesu, kugira ngo data wa twese mwiza bahore bakugiriraho umugisha kandi ubungure n'inama, kugira ngo twebwe twese nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi turusheho kwirinda iki cyorezo. Dusengeye mwami Imana yacu n'ibindi bihugu byamaze kugiramo iki cyorezo, kugira ngo nabo baramburire ikiganza cyawe ubakize, kandi mwami Imana iki cyorezo ugihagarike kuko urabishoboye, kugira ngo data wa twese mwiza turusheho kwinjira mu isezerano ry'ubuzima wadusezeranyije data. Uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana iba mu ruhande rwacu umunsi ku munsi. Turagusabye kugira ngo ukomeze kugendana natwe, kandi ukomeze kwita ku badafite shinge na rugero, ukomeze kwita ku badafite aho kuba, ukomeze kwita ku badafite icyo kurya, ukomeze kwita mwami Imana yacu ku bihebye n'abatentebutse mwami, kuko waravuze ngo ntabwo uzadusiga nk'ipfubyi, ahubwo uzatwohereza umwuka wera nk'umufasha, nk'umujyanama, nk'umuyobozi mwiza. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo mwami Imana yacu ukomeze kurinda abantu bose bagukeneye muri iki gihe, abantu bose bihebye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bagarurire ibyiringiro mwami. Kandi data wa twese mwiza, Mana yacu, Mana ishoboye byose, utange ibyo kurya ku badafite ibyo kurya, utange mwami Imana yacu ihumure mu miryango yihebye, utange mwami Imana ihumure mu miryango yamaze kubura ababo ku bw'iki cyorezo, utange ihumure data, kugira ngo bahore bagushima, bahumurizwe nawe. Kandi mwami dusenge n'abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye by'uburwayi butari iki cyorezo, kugira ngo bagirire neza, ubaremere gukira nabo bashime izina ryawe. Dusengeye mwami Imana yacu, data wa twese mwiza, Mana abantu bose, kugira ngo umuntu wese uhaze kwifuza kwe, kandi umuntu wese ugenderera umutima we mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeza kuturinda, ukomeze kutwitaho muri iki gihe mwami Imana yacu. Imvura iri kugwa mu buryo budasanzwe, hari abari kuhaburira ubuzima, nabo mwami Imana yacu nuhumuriza imiryango yabo. Kandi data wa twese mwiza, wowe ushoboye byose, utugenera ibidukwiriye, ukureho icyatuma abantu babura ubuzima mwami, ahubwo dukomeze kuba mu isezerano wadusezeranyije ry'ubuzima data. Urakoze Nyagasani, genda natwe kandi ukomeze kuturinda, ukomeze kutwitaho, ukomeze kutwagura mu buryo bwose muri iki gihe abantu batari kubasha guterana ngo babashe kuganira ku ijambo ryawe, ngo babashe gufashanya mwami Imana yacu. Reka buri wese umusure kandi umusurire mu muryango we, kugira ngo data wa twese mwiza arusheho gukomera, kandi ukomeze kutwigisha mwami Imana, kwifatanye n'umwanditsi wa Zaburi wavuze ngo twigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Urakoze mwami, urakoze kuko uri mu ruhande rwacu, urakoze kuko utazadusiga, urakoze kuko utazaduhana, urakoze kuko isezerano ryawe rigikomeje ku bantu bawe uhereye none ukageza iteka ryose. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Bavandimwe, dufatanye isengesho ry'umwami wacu Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe turabitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Bisabire umugisha w'Imana. Amahoro y'Imana aruta uko yamenywa n'abantu bose, arinde imibiri yanyu, imitima yanyu n'ubwenge bwanyu, abirindire mu mwana wayo Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, amen. Cyumweru cyiza.